mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. twongeye kubaha ikaze mu nzira njyabukire. Iki ni igice cya 17, aho dukomeza kurebera hamwe uko watsinda ibizazane n'ibigeragezo uzahura nabyo mu nzira njyabukire. Mu gice cyabanje twabonye uko watsinda ubwoba no kurebera ibintu macuri. Uyu munsi turareba ibindi bintu bitatu uzahura nabyo nutangira urugendo nganabukire n'urugendo rw'ubwigenge mu by'ubutunzi. Twebwe turi Inkorane. Robert akomeza agira ati, abantu ba mbere b'abanebwe ni abantu bahora bahuze. Ahari twese twagiye twumva inkuru za ba rwiyemezamirimo bakora cyane bagamije kunguka amafaranga menshi. Arakora cyane ngo abone uko yabonera umuryango we bihagije. Amara umwanya munini mu biro bye, ndetse yanataha agatahana akazi azakorera mu rugo muri wikendi. Reka rero igihe kimwe azataha atinze cyane asanga inzu ikubuye yayisangemo wenyine, umugore yagiye kandi ajyana n'abana. Ubu nibwo atangiye kubona ko mu rugo hari ibibazo, ariko wo gushaka uburyo bwo kubikemura, ahubwo akomeza kuba umuntu uhuze cyane. Reka ibyo nabyo bizamugireho ingaruka maze akore nabi akazi k'abandi, nyuma bamwirukana buri byose nk'ingata imennye. uyu munsi nzi abantu benshi cyane bahora bahuze ku buryo babura umwanya wo kwita ku bukire bwabo. Nzi n'abandi baba bahuze cyane bakabura umwanya wo kwita ku buzima bwabo ubwabwo. Bose ikibibatera ni kimwe, barahuze kandi bahora bahuze mu rwego rwo kwirinda kujya mu byo badashaka kujyamo. Ibyo nta wundi muntu wabibabwira uretse bo ubwabo, kuko baba babizi mu mitima yabo. Ahubwo igitangaje niyo ugerageje kubibutsa, bagusubizanya umunabi n'umujinya mwinshi. Iyo badahugijwe n'akazi, baba bahugijwe n'abana babo, cyangwa se bahugiye mu gukina imikino runaka, kureba televiziyo cyangwa se guhaha. Nyamara mu mitima babizi ko bari kwirengagiza ikintu cy'ingenzi. Ubu rero ni ubwoko buzwi cyane bw'ubunebwe, ubunebwe bwo guhora uhuze. Ariko se ni iki mu by'ukuri gikiza ubunebwe? Igisubizo kiroroshye, ni uguha agaciro irari ryawe cyangwa se ibyo wifuza. Nibyo twese twakuze batubwira ko irari cyangwa se kwifuza ari bibi cyane. Mama wanjye we yakundaga kumbwira ati, abantu bagira irari ni babi cyane. Nyamara tukirengagiza ko muri twe twese twifitemo icyo kintu cyo kwifuza imodoka nziza, inzu nini kandi nziza, n'ibindi bintu bishimishije. Akenshi ababyeyi bagerageza gucunga ayo marangamutima yo kwifuza, maze bagahora bibutsa abana babo ko batagomba kwihugiraho cyane. Bati, ntuzi ko ufite abavandimwe? Kuki ukunda kwirebaho cyane? Ibyo nibyo mama wanjye yakundaga kumbwira cyane. Naho ku rundi ruhande papa wanjye we yakundaga kumbaza ati, urashaka ko nkuzanira iki? Maze namara kumubwira akambaza ati, ariko utekereza ko ahari dukoze mu mafaranga, cyangwa utekereza ko amafaranga bayasoroma ku biti? Ntuzi ko tutari abakire koko? Muri rusange amagambo ye yasaga nkaho ntacyo ambwiye, ariko umunabi uncira urubanza niwo wambabazaga cyane. Hari n'ubwo ibitari ibyo byabaga, ariko nabyo bikandya ahantu. Nk'igihe bambwiraga bati,
mba natanze ubuzima bwanjye nk'igitambo ngo nkunde nkugurire ibi n'ibi, nkugurire ibi byose kuko njye mu buto bwanjye nabyifuzaga nkabura ubingurira. Hari umuturanyi mfite yarakinnye pe, ariko ntiwamubona yaretse kugenda mu modoka ye ngo ayiparike mu igaraje, ahubwo usanga igaraje ye yuzuyemo ibikarito by'ibintu bigezweho aba yaguriye abana be, kuko wabagurira buri kintu cyose bamwatse. Akunda kumbwira ati simba nshaka ko biyumvamo amarangamutima yo kugira icyo bifuza. Uwo mugabo nta kintu abasha kwizigamira kizatuma biga neza, cyangwa se ngo nawe atekereze uburyo azabaho mu zabukuru. Ariko agurira abana b'icyo bashatse cyose ngo batandukane no kugira icyo bifuza. Mu minsi ishize yafashe inguzanyo ya banki ashaka kujyana abana be gutembera mu mujyi wa Las Vegas. Ndibuka ko data ukize yangaga ijambo sinabishobora, ndetse yarifataga nk'ikizira. No mu nzu yanjye ibyo nibyo numva buri kanya. Data ukize w'ijambo yakundaga ni ukwibaza uko wabishobora. Uzi impamvu se? Ni uko yumvaga ko iyo uvuze uti sinabishobora uba ufunze ubwonko bwawe bubujije gukomeza gukora cyane, nta mwanya bwongera gufata wo gutekereza. Naho rero iyo wibajije uti ni gute nabikora nkabishobora, ibi bifungura ubwonko bwawe bikabutegeka gushaka igisubizo. Ariko data ukize we yanumvaga iyo mvugo yo kumva ko utabishobora ari ikinyoma cyambaye ubusa. Akavuga ati kandi burya umwuka w'umuntu uba ubizi. Burya umwuka w'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe, unazi neza ko wakora buri kintu cyose. Nyamara kubwo kwimika imyumvire y'ubunebwe bishyira iherezo ku muhate wose wagashyizwemo ngo igisubizo kiboneke. Icyo gihe rero umwuka wawe urababara cyane, kandi n'ubwonko bwawe bw'ubunebwe buba bubivuze, buba bugomba gusobanura icyo kinyoma. Akenshi umwuka ni wo uba ukubwira ngo haguruka rwose tujye mu myitozo ngororamubiri muri jimu, naho ubwonko bw'ubunebwe nabwo bukakongorera buti ariko rwose nananiwe, nakoze cyane uyu munsi. Umwuka wa buri muntu bumubwira uti ariko rero ndambiwe kuba umukene, haguruka tujye gushaka ubukire. Aho ubwonko bw'umunebwe ntibutindiganya, ahubwo buhita bukubwira buti burya abakire ni abanyerari, biriyeho cyane kandi ntibasigana no gushidikanya kwinshi no kwifuza gukora ibyoroshye. Bukakwihererana buti nshobora guhomba amafaranga yanjye, cyangwa se buti erega buriya nkora ibishoboka byose ntako mba ntagize, cyangwa se nanone buti erega buriya igice kinini cy'ibyo nagombaga gukora nagikoze, reba ibyo nza gukora nijoro. Umukoresha wanjye yifuza ko biba byarangiye mu gitondo. Iyi mvugo yo kutabishobora kandi ishobora gutera umuntu uburakari no kwiheba. Nyamara imvugo igira iti ni gute nabikora, yigufungurira imiryango y'amahirwe, umunezero no kubona byinshi. Rero data ukize we ntigeze ahangayikishwa n'ibyo twabaga dukeneye kugura. Mu gihe cyose twabaga tuzi ko imvugo ni gute byaboneka irema imyumvire ihanitse n'umwuka w'ubutsinzi. Ibi byatumaga nta kintu aduha yaba njye cyangwa Mike, ahubwo yaratubazaga ati ni gute mugiye kubibona, kandi ibyo birimo na kaminuza twarayiyishyuriraga. Kuri we icyari gifite agaciro si icyo twabaga dushaka, ahubwo yashakaga ko twiga inzira n'uburyo butugeza ku cyo dushaka. Ikibazo rero mbona muri iki gihe ni uko hari amamiliyoni menshi y'abantu bacirwa urubanza no kuba hari icyo bashaka bifuza cyangwa se bararikira. Usanga bituruka kure cyane mu mabyiruka yabo, kuko baba barabyubatswemo bakiri bato. Nubwo bahora bafite ibyo bifuza byiza nk'uko ubuzima bubiteganya, bo bahora bavuga mu mitima yabo bati sinabibasha da, rwose sinzigera mbigeraho. Njye ndibuka ko umunsi nikuye mu mutego w'injangwe n'imbeba ari umunsi nafashe icyemezo ko ntazongera gukorera amafaranga,
maze ndibaza nti nzabigeraho nte? Kuva ubwo ubwonko bwanjye bwatangiye kundemera inzira nyinshi n'ibisubizo byinshi cyane. Intambara ikomeye narwanye yari iyo gutsinda imyumvire y'ababyeyi banjye yo kuvuga ngo sinabyishoborera rwose, cyangwa ngo jya ureka kwirebaho no kwikunda cyane, ni gute ariko utanazirikana n'abandi, n'izindi mvugo zari zigamije gutesha agaciro ibyifuzo byanjye. Nanone rero tugarutse ku kibazo cyane, ni gute watsinda ubunebwe? N'ubundi igisubizo ni cya kindi, ni ukugira irari rike. Ni nka wa muyoboro wa radiyo yitwa Will FM bihagarariye ngo What's in it for me? Nabyo bishatse kuvuga ngo ni iki kiri muri iki kintu ku bwanjye? Aho umuntu aba agomba kwicara akibaza ati byagenda bite ndekeye aho gukora? Byagenda bite ndamutse mfite amafaranga yose nkeneye? Bene iryo rari cyangwa kwifuza iyo kubuze, ntihashobora kubaho iterambere no kugira ibirushije ibyo ufite. Isi yacu itera imbere kubera ko buri wese yifitemo irari n'ibyo yifuza. Duhanga ibishya kubera ko tuba dushaka ibyiza byisumbuye ku byo dufite. Tujya ku ishuri tukiga cyane kuko tuba dushaka ibyisumbuyeho. Rero igihe cyose wisanze ushaka kwanga gukora icyo wakabaye ukora, uburyo bwiza bwo kubirwanya ni ukwibaza uti ni iki mu by'ukuri kiri muri iki kintu cyangirira akamaro? Ugomba kugira irari kuko ari bwo buryo utsinda ubunebwe. Nyamara kandi nk'ibindi byose, irari ryinshi naryo si ryiza. Ariko ukwiriye kuzirikana ibyo Michael Douglas yavuze muri filime yiswe Wall Street agira ati irari ni ryiza. Data ukize we hari ukundi yabivugaga ati kwicira urubanza kubera irari ni bibi cyane kurusha kugira irari ubwaryo. Hari n'undi wabivuze ati kora ibyo wumva mu mutima wawe ko ari byo biboneye, kuko n'ubundi abantu bo ntibazabura kuvuga. Nukora ibyiza kuri wowe bazavuga, nunakora ibibi kuri wowe bazavuga. Birumvikana ko uburyo bwo gutsinda irari ari ugushyira imbere ibyo ushaka n'uburyo wabigeraho. Ariko kandi icyo si cyo kigeragezo cyonyine uzahura nacyo nutangira urugendo njyabukire. Hari n'ikindi cyitwa ingeso mbi. Niyo mpamvu tugiye kureba uko wazitsinda. Uburyo ubuzima bwacu bugaragazwa cyane n'ingeso zacu kurusha uko bugaragazwa n'amashuri twize. Ubwo twari tumaze kureba filime yitwa Konana de Bal Blan, inshuti zatangiye kuvuga kuri Arnold Schwarzenegger. Umwe ati nifuza kugira umubiri wubakitse nk'uwa Schwarzenegger. Abandi bazunguza umutwe bagaragaza ko ibyo avuze nabo babyifuza. Ariko umwe muri bo ahita agira ati numvise ko hari igihe yari afite umubiri wubakitse nabi cyane. Undi ahita yungamo ati nanjye ibyo nabyumvise. Ati ariko buriya agira ingeso yo kujya muri gym buri munsi. Undi ati ibyo birigaragaza, niko bigomba kumera. Bamaze kuvuga ibyo, undi areba ibintu macura ati oya murabeshya rwose, uriya musore ni kuriya yavutse ameze, ntabwo ari imyitozo yamugize kuriya. Ahubwo nimunareka iyo ngingo twinywere byeri. Uru ni urugero rwiza rw'ukuntu ingeso z'umuntu zigenga uko yitwara. Njya nibuka igihe nabajije data ukize ingeso z'abakire, maze aho kunsubiza mu buryo bwahuranije, ahubwo akoresha ingero nk'uko yari asanzwe abigenza. Arambaza ati ni ryari papa wawe yishyura ibyo muba mwakoresheje mu rugo birimo inzu, amazi, amashanyarazi n'ibindi? Ndamusubiza nti ni ku itariki ya mbere ya buri kwezi. Ati none si iyo yishyuye hari amafaranga asigarana mu mufuka? Ndamusubiza nti ni make cyane. Ati buriya rero iyo niyo mpamvu agorwa cyane n'ubuzima. Papa wawe afite ingeso mbi yo kwishyura abandi bose mbere y'uko yishyura we ubwe. Yiyishyura nyuma iyo agize amahirwe hakagira iyisaguka. Mpita nungamona gusagura byo ntibijya bibaho, ariko rero aba agomba kwishyura ibyo dukoresha. None se urumva aba atagomba kubyishyura? Data ukize ati birumvikana, igisubizo ni oya. Nanjye rwose nemera ko ari byiza kwishyura ibyo ukoresha ku gihe,
gusa njye mbanza kwiyishyura nkabona kwishyura ibyo bindi nyuma. Yewe burya na leta nyishyura nyuma y'uko maze kwihemba. Ndamubaza nti none se uramutse ufite amafaranga adahagije wabigenza ute? Data ukize ati n'ubundi nuko mbigenza. Niyo naba mfite make rwose mbanza kwiyishyura mbere y'ibindi byose. Njyewe burya imitungo yanjye yinjiza amafaranga ifite agaciro kurusha abandi bantu bose harimo na leta. Nibwo namubajije nti none se ntibaza kwirirwa bakwishyuza? Ati cyane, iyo utishyuye nyine barakwishyuza. Ati umva neza iyi ngingo, sinigeze mvuga ko ntishyura, ahubwo nakubwiye ko mbanza kwiyishyura hanyuma nkishyura ibindi byose nyuma. Ibyo kandi mbikora igihe cyose n'igihe ninjije make. Ndamubaza nti none se ubikora ute? Arambwira ati ntabwo ikibazo ukwiriye kumbaza ari uko mbikora, ahubwo ukwiriye kumbaza impamvu mbikora. Nibwo nahise mubaza nti okay, none ni ukubera icyo ubikora utyo? Ati ni uko hari ikibintera motivasiyo. Arambaza ati utekereza ko ari nde wasakuza cyane ndamutse ntamwishyuye? Ni njye wasakuza cyane cyangwa unyishyuza niwe wasakuza cyane? Ndamusubiza nti birumvikana ukwishyuza niwe wasakuza cyane. Data ukize arambwira ati burya rero niko byakagenze ndamutse ntiyishyuye mbere, nakabaye nsakuza cyane kurusha abo bose. Ati dore uko bikora. Buriya ndamutse nishyuye abanyishyuza bose banshyira ku gatunambwene n'igitutu byo gushaka kandi najya nkura amafaranga menshi kugira ngo nabo mbashe kubishyura. Ako gatunambwene rero niko gatuma biba ngombwa cyane kwishyura mbere. Njye nagiye nkora utuzi tw'inyongera, nshinga za kampani nyinshi, nshora mu isoko ry'imari n'imigabane n'ibindi byinshi igamije ko abo bantu bose batazajya baza kumpagarara hejuru banyishyuza. Ako gatunambwene katumye nkora cyane, ntekereza cyane, ariko ikirushijeho katumye mba umuntu usobanutse kandi usobanukiwe ku ngingo y'amafaranga. Iyo rero nza kuba mbanza kwishyura ku gatunambwene nari kuba naragakuyeho bigatuma ntakora cyane. Ndamubaza nti ni ukuvuga ko ari igitutu cya leta n'abakwishyuza gituma ukora cyane? Data ukize ati wabyumvise neza rwose. Urabona abantu bishyuza amafaranga ya leta kimwe n'abandi bose bishyuza muri ubwo buryo ntacyo baba bitayeho kandi ntibagira kwihangana. Ibyo rero bituma abantu benshi babanza kubishyuza maze bakiyishyura nyuma. Wigeze wumva inkuru y'umuntu ubyibushye bateye umugati mu maso? Ndamusubiza nti reka da, sindayumva. Icyakora nabonye iyo foto mu bitabo nkunda gusoma. Data ukize ati rero buriya abantu benshi hari ubwo bemerera abandi kubatera umugati mu maso. Njye rero nakoresheje ubwo bwoba bwo guterwa umugati mu maso birankomeza, mu gihe abandi bo bikomeza kubagira boroheje. Binsunikira mu gutekereza cyane uko nabona andi mafaranga mu bundi buryo. Mbese nyine ni nko kujya muri gym cyangwa kwiruka ngo ngabanye ibiro n'ibinure bindemerere. Uko nkoresha cyane imitsi y'ubwonko cyane ku ngingo y'amafaranga birankomeza bikagera ku rwego ntatinya babandi bishyuza. Nakunze cyane uko data ukize yabivugaga. Nabonye ko iyo mbanje kwiyishyura mbere nkishyura abandi bose nyuma bituma nkomera mu by'amafaranga no mu mutwe. Nyamara iyo niyishyuye nyuma cyangwa se sinabikore ndushaho kuba umunyantege nke. Ibyo rero bituma abakoresha, abacungamutungo, ba nyir'inzu mbamo, abasoresha n'abandi barushaho kumpoza ku nkeke bitewe gusa no kugira ingeso mbi ku by'amafaranga. Data ukize yajunguje umutwe angaragariza ko nabyumvishe neza. Ubwo rero maze kumva uko watsinda ingeso mbi, reka dusoreze ku kindi kigeragezo uzahura nacyo mu nzira njyabukire. Bacyita ubwiyemezi. Ikintu nzi gituma ninjiza amafaranga ariko icyo ntazi buri gihe kirampombye. Igihe cyose nabaga mfite ubwiyemezi narahombaga, kuko igihe cyose mbaswe n'ubwiyemezi bituma numva ko icyo ntazi nta gaciro gifite. Ibi nibyo data ukize yakundaga kumbwira.
nanjye nabonye abantu benshi bakoresha ubwiyemezi bwabo ngo bahishe ubujiji bwabo. Ibi bikunda kumbaho iyo ndi kuganira n'abacungamutungo n'abashoramari uko amafaranga yinjiye n'uko yasohotse. Bagerageza gusakuza cyane no kuvuga amagambo menshi, ariko njye nkabibona ko ibyo bavuga batabisobanukiwe neza. Ntabwo baba bambeshya, ariko kandi ntabwo baba bambwiza ukuri. Muri iyi si y'amafaranga n'ubukungu harimo abantu benshi bavuga ibyo batazi. Akenshi iyo bamamaza ibyo bakora baba bameze nk'umuntu ugurisha imodoka zakoze, nyamara iyo uzi ko hari ikintu utazi kandi cy'ingenzi, ibyiza ni ugutangira ku kanya kukiga, ugashaka umuntu ugikamilitsemo akakikwigisha cyangwa se ugasoma ibitabo bivuga kuri iyo ngingo. Kuri iyi ngingo kandi niho dusoreje igice cya none, tubararikiye isomo rikurikiyeho rizababwira uko watangira urugendo ugana ku bukire n'ubwigenge mu by'ubutunzi. Ni ku wa mbere utaha, hano ku Muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi ukabibutsa ibyo mwibagiwe. Inkorane TV.